nanga amatora atanu dore mama nsanzwe nzijuriye yabikoze cyangwa wapi asubire bwa nyuma nsanzwe nzijuriye kurimo kuzamura hejuru kuzamura n'ahandi bose isi bikosora iyo ndirimbo yonyine mu Rwanda ntabwo bishobora kukwereka niba umwana wabyaye ari mwiza se cyangwa ari mubi. Akenshi iyo abashyitsi bagusuye iwanyu twakuvuga kuva mu irembo umwana akatangira akucyuri akushimana mwanyuma umwana wabyaye ari mwiza. Ariko niba warabyaye umwana mukamwiyoza abashyitsi bakamusanganira dado mumeze mute ikabana isoze mwebwe hano very nice show, please. Amakuru bakwitanye niba atari ibanga VIP ikintu kizakwereka muri ibiganiro muganira sambonye kwitera nimwaka ibiganiro murimo mubikoze murabizi hano kuvuga how the show is uburyo abanyarwanda muri dressed uburyo turi ibintu by'ibitangaza z'imisozi zaho hari uburyo ibiganiro biri hano ntabwo mbeshya hariya muri bitaro nabo bafite ibyabo y'abadakunga zigishije ukuri ntabwo waburamo abantu bari gutekereza ku gisimenti mu kanya baburayo VIP rebera buno ndofa kwitane niba atari ibanga bahita fomek ntabwo mwebwe niba muri VIP kandi tubeshya ni namwe kambazuzi umeze mte we bakwitane ari nibagera reka musubize hari ibiganiro bibaranga hano n'akazi buriya namutse mbaje hano muri VIP akazi bakora wakumva ukumva ko ari VIP ko kubata system bitabaye ibanga the student we are resources ni mukije aha yewe murabagambye nuko bikiri mu buzima busanzwe ukora umunyagiga amahoteli reka tujye mu manegeka wumva akazi bakora imeze bite VA ukora iki mu buzima busanzwe turi imodoka y'urugo amanegeka twumve n'abandi aha reka nawe twumve icyo ukora n'umuryango w'abantu ni ukubabeshya ukora iki mu buzima busanzwe President spare parts. President of spare parts. Orgulho Java. President of spare parts. O original. Original ni mungu. Ni yicaye. Kuriya ibiganiro ngomba kugabanya no gusakuza kugira ngo abangamire n'umukino uri hano. Asa ukora iki? Business woman, what you do? Business woman, what? I do anything that brings profit. Well, I should be able to talk about that. Leta igibabwira nyamuneka mwubahirize ikintu bita ejo heza ariko mukabipinga mwe mukabyita nk'ibintu by'imikino ejo heza bamutwijamo arakana kuri WhatsApp ugakora neza w'umukire uri n'umwana wawe kuzagura umupira wawe mugenda agiye gusenga mwe mukabipinga mwabona ko ubuzima bw'abakire ikintu cya mbere nabonye ku bana b'abakire icya mbere cyo ntabwo bajya bakora the only thing they do abana b'abakire ni ugucenginga cyane umufana bakutane bose kandi katayitwa nawe umukire nde Jackson umukire nyamuneka ukambanza nyarebe neza Jackson
Nixon bitanga kweli muri vitu. Ninde nyamuneka wa musumbaho wumva yamurenga ninde hano? Abo bazanye turababona. Nano turenga bitanga ari umurengaho bose byagusubiza niyo atari umuntu. Aha! Umukire nizere ko atari Korodina ariko umukire nde? Best. Umukire best amayangahe amadolari 5 yasubirana asubirana kandi umusazi arundi urenga kuri 5 undi urenga mubwire nde? Mubwire iki? Mubwire momo yanjye 078 50 81 74 ibindi reka nyishyireho nyuma niyo mbere ntabwo yishyizeho sisita n'umusimu mbona hasigayeho 500 bategereje ikimoto ufite imodoka hanyuma lisansi zimurusha. Aha hari umutima ugiye kubirenga ugiye gutanga akayi kuko hari abantu banje imbere ntabwo ugiye gutanga ngaho Kanje mfite YouTube channel mukore subscribe. wewe wakaba wicaye hano YouTube channel yitwa Ivete Keshi. Ivete Keshi ugiye gutanga ngaho icyo kibazo turiho mukuru anisubscribe babikoze bikunyanira ku rwanda undi ninde umukire wundi ari hehe? Territoire ziriho territoire ziriho sister w'umugore rero momo ndabana muri gukora kuba bazi neza urubuga nawe tugiye kubamenya neza nono territoire amayero we amasinamu reka kuri nanone umwana amasari kumwe y'umubiri Represent you are the saints take care. Okay, kugira ngo tumenye neza kugira ngo tumenye niba koko muri iyi gihe nakibazo by'amafaranga barasubiza ibibazo mugiye kubabaza ugiye gusubira mu nsanzwe n'ijwi rye amakosorera atawe ngo nguki aha wajya nawe ntabwo amatora atanu aha ndori mama aha nsanzwe n'ijwi rye yabikoze cyangwa wapi asubire bwa nyuma nsanzwe n'ijwi rye nsanzwe n'ijwi rye
Aha. Sasha Sosha. Sasha Sosha. Aha. Ukonsina watu ukonsina. Ayano. Hapo hapo magrebe tukakora kana. So guys, aho tunewe Alexi, namwe muri kumwe nawe imiziki niwe taraje kukweza rwose ikibazo pe. Rero cyabanegiza abantu benshi ariko bose ibi bibonye bari bibonye abantu bagaruka. Ubu baravuga ngo debeni uwo mumaniji. Ariko ubu ndamusaba debeni niye jambo wabwira mu rugo ko tuvuga ko debeni maburi. Ukwigine kumvisa ukamahoro. Mumeze mutebia ipi ni amazi nayo. Uwo tugiye kwisubiramo jijishizo jiji. Jijishizo jiji. Wewe tayari kwa mchanga wako. Asubiremo. Nataka kuri hali ya kuru. Nice meeting you. It's an amazing evening. Hello guys. Akan sibiramo. Hali ya kuru ndio kusubiramo kawe. Finish this food. Finish this food. So guys, we have a lot of sponsors here. I know with the Kiran Matris, Kiran Yamarega, Maizana, Pilamutu, Pina Mantora, and then we proceed with the talks. Kiran Matris, Navaya Masu, Pratua, to the performing in Ipoga, Tukundo, Navanga Pilamina, Yamarega, Komi is going for him. Komi will tell me, in your matera, you. Liduka, neno wakisipiwa wanunaka, amurabi. Sini matora, na jihechaka note. Haki jihechaka kutana marugo. Ni muziko ya mwega, nyuma busina na mfuni James. Imanga wanuka mwige kusuka chizi. Anamama kitibiri wao, jiwa chizi baruta na bizi. Akawani kakuni icho ya mwego tabu. Mandari bila mtu. So hii matera wechi yasi. Tulicho tulikolea. Ufunga bibeli na kukekeshi Mungu. Kama tulipite na jitihada. Hizi ni kupo kuzitamu. Nyuma. Hakika no. Hii matera ni sima niyo wahaga mwana mwika ntabwo yagukatira bitewe n'imezi ariko uba wakigiyeho umwana iyo rukabashaka anita pedo niyo hano anita wari wakigiyeho umwana akagukatira Naniza bari kamugoma nyinshi cyane babanza ukamukorakora ugatanga ukuvuga akahita akegezayo anita pedo wari muri ghetto abari mutuntu twinshi
ahubwo tukuza uburyo mwakira ngiye kukugira abasaba turabishimiye iyo tuba mubera Murabizi gito zitagira amatora murabizi ntabwo hari intebe straight icyuma ikibondo bajya kukiricisha bamuze bakurya kondonguruka ubwenge iyi ni ingingo nzuri hari igihugu ushaka kugera ku ngingo ariko bikanga amaze iminsi ibintu nawe urihuse aho twatwaraga ukareba hano iminsi agenda twarakoze genda gahoro gahoro ugashaka gukorakora kuba oya nawe ari kubyiburisha ahubwo ari kwa kundi afata akaganga agasa nk'aho agakinisha kuko araho ashaka kugakinisha shinani bigiye kugira amakuru kurimo gukomeza uzamura hejuru bagabizana mu mavi nta handi munsi hazi isi gukosora yambaye I understand so icyo gihe tujya ku ruhande ugasa nkaho witabaza umukandara kugira ngo yakubata kubakanye umukandara yibaga muri tayari imusi bimeze neza se ameze neza abantu arashyushye shyushye ushaka kwiyamurira isi y'inyu ngo ubishaka oya urashaka amazi yo kunywa amaze kunywa njye nyuma amazi yo kunywa nyine bakwiyama ngo ujye kure icyo gihe ugenda witonda cyangwa kibazi amatike gutangira kuyabara ukaza icyo kunywa uwiki amazi nabaza n'ikindi kintu se amazi twimashine ko araya wazanye urukundo so how are you how's everything Joshua ntabwo ibintu twabibuze Please take it to our Barcelona. And then, I'm ending up my performance. There's something I want to say. When you are on you, I can show you the own way that you are watching or going about. And it was quite a mugabo. Jawa ashaka mugabe. Noneho mubigaragaza. Mubigaragaza ni ariko ahantu menya ko ufite ikibazo. Muturi umugore w'amaririmba muri douche. Ibi bigiye koko muri ntabwo turi bariyahera mu mutwe. Inatira Yesu kandi family aho meze neza muri kuko nta kibazo. Wenda amabere. Amabere yose n'amatungo. Matako y'ingano n'amazangana. Akayitanya hasi ukawaza. Ibi bintu Yesu abikoze. Ibi bintu ni byiza. Noneho hari igihe
runaka ufite ikibazo aho nari ibintu uzajya umugore n'umugabo wanjye pe gusa ni ikibazo na buri byose hano agahera mu akajya ku mahirwe hagati y'ibiti bibiri y'uwo twavugaga kuguru akajya kwitawaza banzwe hawa